ugume kuri Kristo, umunambeho, umwizere, umwiringire, wirengagiza amagambo y'abantu, uzirikane icyo yavuganye nawe, we gusubira inyuma. Ntabwo Yesu yifuza ko abantu basubira inyuma. Icyo akeneye ni iki ngiki: mugirire icyizere, kora icyamunezeza, abone yuko niyo yagusubiza utamuvaho ngo umwibagirwe. Icyo nicyo Yesu agukeneyeho. Imana idufashe. Hari uburyo abantu bagenda mu butayu, buriya Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yewe nitwa Ishimwe Emmanuel. Uno munsi nagira ngo nkubwire kuri iki kintu cyitwa ubutayu. Hari ubutayu umukristo anyuramo. Hari ubutayu ubona ko bukomeye, ubutayu unyuramo ukabura n'amazi yo kunywa. Hari ubutayu unyuramo ukabona uraremerewe, ukabona ko nta cyizere cy'ubuzima, ukabona ko nta garuriro. Ariko wibuke ko Yesu ari mu ruhande rwawe. Nubwo wakwibwira ko atakureba, ariko arakureba. Ubwo butayu unyuramo uno munsi wa none arabureba. Buriya njya mvuga ngo muzarebe kuri Yozefu, uko wumva umeze uno munsi, ukumva uraremerewe, ukumva neza ugiye kureka, ukumva ugiye gutatira, ukumva Yesu umuvuyeho, ukibaza tukavuga ati ese Yesu arakora ntakora, yaribagiwe Yesu se uwo bavuga wenda yababaho, ugatangira gushidikanya kandi yari agakorera muri wowe, ugatangira kumva yuko wihebye kuba wageze mu bibazo. Ariko reka nkwibutse, buriya Yozefu ari mu butayu bwo kuvuga ngo bene se baramugurisha, bakamugurisha, bakamwanga, bakamugurisha, bakumva yuko nta gaciro ke. Yari mu butayu. Buriya umugore wa muka Potifari aramugambanira kuri sebuja, akamugambanira ku mwami Farawo. Ntabwo Yozefu yumvaga yuko hari ugutabarwa guhari, ariko yaratumbiriye, agira kwizera konyine. Ntabwo yabonaga yuko yatabarwa, ariko arizera, agira ikintu cyitwa kwizera. Rero ubwo butayu unyuramo, nawe yari ari mu butayu, ariko birangira Imana imutabaye, imugira umwami, imugira igikomangoma ibwami, iramutabara, ngo imuha agaciro, ngiriyerekana. Bene se barahindukira, baza kumushakaho indonke yo kugira ngo babeho, ubwo inzara yari iteye mu gihugu cyabo. Rero nawe umenye yuko uno munsi nubwo ubona bigoye, uno munsi ukabona bikomeye, ariko nzanywe hano no kukubwira ngo ugume kuri Kristo, umunambeho, umwizere, umwiringire, wirengagiza amagambo y'abantu, uzirikane icyo yavuganye nawe, we gusubira inyuma. Ntabwo Yesu yifuza ko abantu basubira inyuma. Icyo akeneye ni iki ngiki: mugirire icyizere, kora icyamunezeza, abone yuko niyo yagusubiza utamuvaho ngo umwibagirwe. Icyo nicyo Yesu agukeneyeho. Imana idufashe. Hari uburyo abantu bagenda mu butayu. Buriya Abisiraheli bagenze mu butayu neza, bageze mu gihugu cy'isezerano, ariko Abisiraheli bagenze mu butayu nabi, bagatangira kwinangira, bagatangira kwibagirwa ko Imana yabanye nabo, bakibagirwa ko Imana yabavanye mu gihugu cya Egiputa. Abo ngabo ubutaka bwarabamize. Ariko woweho ntiwibagirwe, ntusubire inyuma, tumbira Imana. Kalebu na Yosuwa baragambiriye mu mitima yabo, baragambirira kuzataha kiriya gihugu cy'i Kanani, bararwana inkundura. Hari izindi mbaraga ukwiye kwizera, gutandukanye n'uko abapagani, gutandukanye n'uko abanyantege nke. Hari imbaraga z'umwuka ubusabwa kugira ngo wihanganire igihe cyose Imana itaragutabara. Burya ibi bireba, ariko igihe kitaragera biba bisaba kwihangana. Ukiri ku gipimo biba bisaba kwihangana. Imana idufashe. Yesu abahereza umugisha. Shalom shalom.